harabura iminsi mike kugira ngo tugere ku munsi nyirizina wo kwibohora ku nshuro ya 26 mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abanyamuryango ba ARG, umuryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi, turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye ko babohoye igihugu bagahagarika na jenoside yakorewe abatutsi bakaturokora. Muri jenoside ARG ubu abenshi bari impinja, bagiye batoragurwa n'inkotanyi, bakuwe mu menyo y'abicanyi n'inkotanyi. Inkotanyi zarwanaga urugamba zihetse abana bo muri ARG, inkotanyi zahaye amazi yo kunywa abana bo muri ARG, inkotanyi zavuye ibikomere abana bo muri ARG, inkotanyi zakuye mu mirambo impinja aribo bana bo muri ARG. Barwanye urugamba rukomeye baduhetse. Iyo hataba inkotanyi baka kanya tuba twarazimye, cyane ko abenshi bari muri ARG ubu bari impinja icyo gihe. Ubu kuri ino nshuro turimo kubashimira ku buzima bwacu barokoye. Mbere y'uko umunsi nyamukuru ugera, turagira ngo duhere aka kanya dushimira inkotanyi, twibukiranya amateka yaziranze, twibukiranya ibigwi by'inkotanyi zaduhaye umurage wa mbere ukomeye wo gukunda igihugu. Ingabo zaho zari za FPR inkotanyi zakoze ibishoboka byose, baca akarengane, irondakarere, irondabwoko, umuco wo kudahana ndetse bahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ingabo z'inkotanyi zarwanye urwo rugamba zarimo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa. Ndashimira cyane abo bakobwa, abo bagore bemeye kujya mu ishyamba, basiga abagabo babo, abana babo, bemera kurwanira igihugu. Rero ubwo twegereje itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi 2020, umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro 26 kw'igihugu cyacu, ndashimira cyane abo bakobwa, abo bagore bemeye kuba bandabaga, bemera kurasanira igihugu cyacu muri urugero rwiza kuri twe. Mwarakoze inkotanyi. Kuri njyewe umunsi wo kwibohora kw'igihugu cyacu binyibutsa ubutwari ntagereranywa bw'ingabo zahoze ari iza RPA inkotanyi. Kuva muri 90 urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangiye, hari inkotanyi zagiye zicwa, ariko abasigaye ntibacitse intege. Kugeza muri 93 hari benshi bakomeje kwicirwa ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, ariko abasigaye ntibigeze bacogora. Kugeza ubwo muri 94 batangiye urugamba rwo guhagarika jenoside ndetse no kurokora abatutsi bicwaga, amahanga arebera ndetse bamwe mu basirikare b'ibihugu by'amahanga batereranye abatutsi aho bicirwaga. Hari inkotanyi zishwe ziteruye abatutsi bakomeretse, hari inkotanyi zishwe zigerageza kujya kuvura abatutsi babaga bakomerekejwe, hari inkotanyi zishwe zigerageza kwinjira aho babaga bakusanyirije abatutsi ngo babice, ndetse n'ahandi. Muri iyo myaka 4 y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, hari ibyago byinshi byagiye biba ku ngabo z'inkotanyi, ndetse ibyo byose iyo mbitekereje binyibutsa ko ari njyewe ndetse na bagenzi banjye b'urubyiruko tudakwiye guha icyuho uwo ari we wese washaka gusenya ibyiza igihugu cyacu cyagezeho, ndetse kandi ko tudakwiye gucika intege mu guharanira ukuri, kabone niyo byaba bidusaba gutanga ubuzima bwacu. Hashize imyaka 26 u Rwanda rwongeye kubaho. Ubu u Rwanda ni igihugu gitunze, gitekanye, kandi buri munyarwanda wese yibonamo. Nyamara siko byahoze, ahubwo nuko hari abemeye kwitanga ndetse bamwe bakabara n'ubuzima bwabo kugira ngo twongere kubaho. Muri iyi minsi twitegura kwizihiza umunsi wo kwibohora, ni umwanya mwiza wo kongera kuzirikana inkotanyi zaguye ku rugamba, nubwo batabarutse batabigezeho, ariko abo bafatanyije kubiharanira babigezeho.
Ubu u Rwanda ni igihugu kirangwa n'ubumwe, umutekano, iterambere kandi buri munyarwanda wese yibonamo. Mwarakoze Inkotanyi. Kuri iyi nshuro ya 26 u Rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora. Kuri nge ni umwanya mwiza wo gushimira ubutwari bw'ingabo 600 zari zarapiye Inkotanyi, zaje zije kurinda abanyepolitike bari muri CND biteguraga kwinjira muri guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Izi ngabo ndazishimira ubutwari zagize igihe Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yatangiraga. Zatangiye kujya kurokora Abatutsi bicwaga. Ntizitaye ku buke bwabo kurikije nabo bari bagiye guhangana. Ntizitaye ko nta bufasha bwari hafi, ahubwo zatanze ubuzima bwabo zibushyira mu kaga. Bamwe baricwa, abandi barakomeza ntibacika intege. Izi ngabo zarokoye ibihumbi by'Abatutsi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Navuga ngo Inkotanyi mwarakoze, mwanze ku Rwanda n'Abanyarwanda bizima. Inshuro ya 26 twizihiza kwibohora kwacu nk'Abanyarwanda. Ni umwanya mwiza wo gusubiza amaso inyuma tugatekereza ku butwari bw'abasore n'inkumi b'Abanyarwanda bemeye gusiga ubusore bwabo bagatabarira u Rwanda. Banze politike mbi y'urwango, bahagarara ku kuri. Nyuma yo kubona ko nta bundi buryo bushoboka, hari abasohokaga igihugu bitwaje ko bagiye gushaka akazi, abandi bitwaje ko bagiye gushaka imibereho, abandi bitwaje ko bagiye kwiga. Yewe hari n'abasohokaga igihugu basize amasomo yabo hano imbere mu gihugu. Bose umugambi wari umwe wo kubohora u Rwanda. Bari bafite umutima umwe w'uko atari igihe cyiza cyo gushaka umugore, atari igihe cyiza cyo gushaka umugabo, atari igihe cyiza cyo gushaka amafaranga, yewe atari n'igihe cyiza cyo gushaka impamyabumenyi, ahubwo ari umwanya mwiza wo gushaka igihugu. Ni ubutumwa bukomeye ku rubyiruko rw'iki gihe ndetse no mu gihe kizaza ko iyo ufite igihugu uba ufite byose. Ni igihe cyiza kandi cyo kugaragaza ko nyuma yo kuturokora uyu munsi natwe turi abagabo bahamye biteguye gutabarira u Rwanda. Mwarakoze Inkotanyi. Kuri uyu munsi wo kwibohora ni umwanya mwiza utwibutsa nkatwe nk'urubyiruko ko dukwiye gukunda igihugu tukitangira abantu benshi. Kabone ubwo twasiga ubuzima ariko twitangiye imbaga nyamwinshi. Kuri uyu munsi twizihiza kwibohora ku nshuro ya 26 nashishikarizaga Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko kuzirikana kwamugariye ku rugamba. Baritanze bikomeye, bamwe babuze n'ingingo. Nasozaga mbashimira ko mu rugero rwiza rw'intwari nituzatatira umurage mwiza n'umuco mwiza wo gukunda igihugu mwadutoje. Abanyarwanda